Basereka amagambo ashize yaracyashonje reka banza ese wasiri uri kwinyama y'igikona inyama irimo niba atari igikona wasiri ibintu n'ukora biremewe wasiri ibintu ntabwo bigize icyaha mu ntebe nk'iy'umwami urimo urarya ibiryo byiza gutyo inkoko uyu mwenda hari ahantu wasiri ibyo bintu ntabwo byemewe wasiri ntabwo ufite ubwoba ntabwo tuvugisha twigende wasiri mutabaye twigendere ngo iyo umuntu yararya this boy is enjoying himself mbere na mbere ndimo ndatanga request kuri Rwanda Premier League icya mbere ntabwo turimo turakina umupira w'amaguru nta nubwo turimo turakina n'amakipe y'umupira w'amaguru niba aka kanya tumaze gukina imikino irenga 11 aka kanya ikipe ikaba nta muntu n'umwe wari wayitsinda nitwe twenyine twihariye akagayirwa muri shampiyona ubu nonaha ikipe ya Rayon Sport ntiratsindwa match n'imwe ubu gukina kwa Rayon Sport sinkibifata nka match ahubwo n'ubukwe niyo mpamvu naje ndi kwirira akose cyo kiryo akomera bana bari kukibona ibiryo muri ko iki kigo turagifite hano zose wazaye basirore kurya wenyine kurya wenyine ntabwo ari sawa dutsinze ibitego 2-1 ninde utsinze igitego ni Niyonzima Olivier ninde utsinze icya kabiri Niyonzima Olivier ibyo bitego 2 ni ibitego bitsinzwe n'umukaseri w'ikipe ya Rayon Sport umukaseri wa Rayon Sport aranganya ibitego n'umwataka waguzwe amafaranga menshi cyane igitangaje kurushaho Niyonzima Olivier ntabwo yateraga penalty ni kufra na corner Niyonzima Olivier yatsindishaga umutwe ntago bisabye ko bamuha penalty kugira ngo atsinde igitego ibi birasobanura ko Niyonzima Olivier ari very costly afite agaciro kurusha abataka b'ikipe iherutse kugura abataka bakomeye cyane bugiye mu marushanwa mpuzamahanga dufitanye match muri weekend ibyo barabikwiba ariko turabizi turangare ryoherwa ubu already njyewe natangiye ibirori byanjye ntabwo ndi kujya ndeba match ntari ndafunga nuzambona ku munsi wo kwa gatandatu nzaba ndi gufunga ugiye kuba wirira aka kanya tuvugana sinongera kujya ndeba match ntari mu ndarya request rero narinje guha Rwanda Premier League niyi ubu turabami bicaye ku mwanya wa mbere ariko kujya dukina jour nimwe kuri imwe tudafite uwo duhanganye nawe this is too much ntabwo muri kubona Ruben Ngabo hafi ahangaha byikubagaho umuyobozi w'ikipe amusabye ko agiye kwandika ibaruwa ntabwo tuzongera gukina Rwanda Premier League tugiye kwiyandikisha muri shampiyona y'igihugu cya Misiri ubu dukeneye weekend kuri weekend aho ikipe ya Rayon Sport igomba kugikina na Pyramid Al Ahly n'izindi kipe zikomeye ubu niba mubonye igitego twinjijwe twe tumaze match 8 tutinjizwe igitego urya muntu utsinze igitego wari wambaye nimero 10 niwe munyeshuri wa mbere nakire muri How to Score Institute nganye niwe wamwigishe gutsinda ndamushimiye cyane ko atsinze igitego ariko impamvu twemeye ko kira gitego cinjira mu izamu ngaruriye ibaruwa Sonatibe yazamukaga isaba ko match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 isubikwa watinye sugutinya ahubwo ndavuze nti uyu munyeshuri wacu reka tumureka tere mwizamu babone ko bishoboka babone ko bishoboka gusa babone ko wateramo izamu rya Rayon Sport ribari wateramo nta kibazo ariko ikibazo no kwibaza ngo wateramo we bagutereyemo kangahe wasiri kipira basujuye
maze kubisobanura ibyo ngibyo maze kubisobanura ni impamvu ki ikipe ya Rayon Sport yahisemo ko igitego kinjira mu izamu. Twari tubizi neza ko iyi match irangira tutinjijwe igitego ariko bari match 9 byari bisobanuye iki rero byari bivuze ko abo duhanganye bashoboraga no gusaba ko umukino usubikwa twanze ko umukino usubikwa ibaruwa nayigaruriye Kicukiro Sonatine irimo irazamuka none wasubikwa ku ikipe ya APR twaye DVD iyi match ikipe ya APR umutoza atwaye DVD iyi match yose arayitwaye ngo ni video arayitwaye bati ikipe nayibonye nayize neza murabigenza gute murahindura iki ikintu ndi kuvuga ni kimwe uyu wa gatandatu ntangiye iminsi yo gutegura iyi match nziza cyane ikipe ya Rayon Sport igomba gukina muri Stade Amahoro. Ubutumwa bwa mbere mbaha ku kigero cya 80% stade yuzuye. Nari narabibabwiye ko ku munsi wo kuwa kane tuzatangaza sort out ya Stade Amahoro. Iyi ni experience nshya abantu batigeze babona muri Stade Amahoro. Mwigeze mubona Stade Amahoro aho hagiye kuberamo match mbere h'iminsi 2 Stade Amahoro ikuzura? Oyabera byo biteye ubwo. Ntabwo byadusabye kujya kuzana abantu ngo runaka ngo bazanye ngo uyu ukora ibi ngo ugiye kuzana ibi oya twebwe abareyo iminota 90 twebwe abareyo dufite ubushobozi bwo kuzuza Stade Amahoro kuko ni twebwe yubakiwe twebwe abareyo ni nayo mpamvu ntanze welcome ku bakunzi b'umupira w'amaguru bose. Uyu wa gatandatu mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze abona. Niyo mpamvu rero mbasezeyeho ariko dutangira urugendo rwo gutegura dere muraza kumona ishuri mumfashije rero mwareka nkatamira kugira ngo mugende